amen. Ndi umwizera mu itorero ry'Igati kandi mu muryango ufite umuryango urimo abana batatu kugeza ubu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ikindi ntabura kuvuga ni uko nanjye ntegereje kugaruka kwa Yesu. Mbese ntabwo muramutegereje? Reka tumutegereze tureba i Karuvali, kuko nitureba aho ngaho ntabwo tuzatsindwa. Haleluya. Nitumutegereza turaramye ntituzagira gute? Ntabwo tuzatsindwa, kuko nta muntu utumvira i Karuvali wari watsindwa n'imitego ya Satani. Amen. Mbese tuzi gutumbirayo? Nahaje kugira ngo tubyige kandi tukomeze kubyiga, tuzakomeze no kubyiga. Haleluya. Noneho rero ntekereza ko byinshi twabivuze, kandi ahari ntabwo dukwiye kuvuga byinshi byacu, ahubwo dukwiye kuvuga ibya Kristo. Haleluya. Kuko uwo ni ukwiye gukuzwa, twe tugacishwa bugufi. Kandi Yohana avuga ati ntibikwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Hari icyo yaravuze ngo ahari sinkwiriye kuba navuga iri jambo, sinkwiriye kuba natanga ubutumwa. Mbese tukujyana aho yakabaye agera gute? Aho yakabaye gutanga. Natwe rero ntibidukwiriye, ariko Imana yatubikije ijambo ryayo ryo muri iyi minsi y'imperuka. Haleluya. Ikibazo ntituzi agaciro kandi insanganyamatsiko tugiye kureba ni ndende, ariko ndagira ngo tuyitekerezeho. Iravuga ngo ikibabaje Imana basohoka urusorongo. Ikibabaje Imana basohoka iki? Basohoka urusorongo. Ariko kandi ndongeraho n'aka ngaka kavuga ngo ubundi icyakuzanye ni iki? Icyakuzanye ni byose bisa naho harimo ukuzimiza. Ndetse reka dushimire gahunda zose zabaye, ariko tugenda tuzuza twibaza iki kibazo. Abandi batubwiye iby'ibihe bigize gute? Igihe tugezemo gikomeye ariko gisaba intwarane. Haleluya. Intwarane n'intware zifatanye ziri gukomezanya, byarenze kuba intware ziri intwara. Biradusaba rero kuba intwarane. Mu yandi magambo turafatanya kugira ngo ahari tubashe kuzagerayo, tubashe kuzaba umuhanesheje. Haleluya. Witegereza muzasanga muri buri torero ryose hazabonekamo uwaneshe. None se niba hari uwanesheje, buriya ntihari abaneshejwe? Isashi. Nyamara amasezerano n'ayabaneshe. Icyakuzanye n'iki muri iri torero? Icyatumye witwa umudivantiste ni iki? Icyatumye witwa umukristo w'umudivantiste? Ubu kwitwa umukristo w'umudivantiste ubwabyo agaciro bifite, ni agaciro gakomeye. Ese turi kujyana? Ariko se ni inyuma cyangwa ni imbere? Ni hose se? Ni imbere n'inyuma? Dukwiriye kubyibazaho. Amagambo dusoma mu gatabo kamwe kitwa ububyutse, ndetse n'imvugura kigeze kuza dutangira za TMI. Hari amagambo yantangaje, ahari namwe barayasomye kandi koko ntabwo ushidikanya. Baranditse baravuga ngo benshi bavuga ko bategereje kugaruka kwa Kristo babaho n'abatagira ibyiringiro. Mu bantu 20 banditswe mu bitabo by'itorero, umwe gusa niwe witeguye kurangiza amateka ye. Umwe gusa niwe witeguye kugira gute? Mu bantu 20. None muri uwo umwe ndimo. Ese wowe ni wakwifuza kubamo? Reka twese tugire icyifuzo cyo kuba muri uwo umwe, uko 20 bo ubuhanuzi bwarabivuze. Ubuhanuzi bwagize bavandimwe, ndagira ngo dutekereze ikibabaje Imana basohoka iki? Basohoka urusorongo bakigende. Ariko icyakuzanye ni iki? Icyazanye hano ni iki? Ese reka mubwire, buriya abantu benshi bagira impamvu zibagenza muri iri torero. Buriya hari abantu bari muri iri torero kubw'ubwoba. Kubw'iki? Ari bumvishije ikibwiriza, barangije bumva hari ukuntu abantu batazubahiriza isabato bazacirwaho iteka. Barangije baravuga bati buriya abubahiriza isabato nibo bazajya mu ijuru. Barazi bagira gute? Ibyo byagaragaye mu gihe cy'itorero ryitwa Philadelphia. Iyo tugiye mu byahishuriwe igice cya 3 by'umwihariko ku murongo wa 9, hari amagambo tuhasanga. Abantu benshi bamwe baje kubw'ubwo, ndetse abandi baje kubw'uko yari yiboneye umugabo. Ariko reka tubanze turebe kuri aba b'ubwoba.
abandi baza kubw'uko bahavukiye, baza kubw'uko bagize gute, bahavukiye. Abandi mbega ni kuri kavukire muri rusange, nibyo buriya hari n'abaje kuko babonye hari korali ziririmba neza. Ese turi kugira ubwo ubutunzi buri muri itorero harimo n'impano yo kuririmba, harimo n'impano yo kuririmba. Ariko abantu bagiye baza kubw'ubwoba, abantu bagiye baza kubwo kwishakira abagabo n'urugero, abandi se baje kubwo kwishakira akazi, abandi se baje. Ariko icyatumye uza hano ni iki? Igitumye wicaye hano, igitumye nicaye hano, igituma tuza guterana buri sabato ni iki? Impamvu ikwiriye kudutera kuba abakirisitu ni iyi. Impamvu ikwiriye kudutera kuba abadivantisite ni iyi. Reka mbabwire, impamvu ni nyinshi. Nimusoma uzasanga bamwe ari uko kubw'ubwoba bagiye baza, abandi baza kubw'uko ari umurage, abandi baza kubw'uko ari akazi bishakira, abandi baza kubw'uko ahiboneye umugabo, undi nawe aza kubw'uko ahiboneye umugore. Ariko hari impamvu ikwiriye gutuma twitwa umukirisitu, ikwiriye gutuma dusanga kirisitu. Iyo niyo nshaka kugira ngo ahari tuze kuyimbikamo, maze umwuka w'Imana ashobora kuyidusobanurira. Haleluya. Abaje kubw'ubwoba muri Ibyahishwe 3:9 hari amagambo ahari twasoma avuga ngo dore nguhaye bamwe mu isinagogi ya Satani biyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Ari abaki? Muri andi magambo, impamvu yose yaduteye kuza hano niba atari impamvu y'uko dufite ikibazo cy'icyaha, ni ishingiye ku kinyoma. Yesu ashimwe. Ishingiye kuki? Matayo 20 cyo cyambere kurongo 21 hari bitwereka business ya Yesu. Yesu ashimwe. Mwibuke bari abantu baje mu gihe cya Imbere, nasete kujyana hasigaye 50 bonye bose bavuga ko bategereje ne mwami Yesu, ndetse urugero bafite rwari urugero rukomeye cyane. Bari barageze ku rugero rwo kugurisha ibyabo, urugero bafite rwari urugero rukomeye. Bari barageze ku rugero rwo gusenga 3 ku munsi nk'uko Daniel yasengaga 3. Ku basomye mwarasomye, mwasanze ngira ngo barakoraga amateraniro mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Kandi icyabarangaga abantu bo muri icyo gihe basengaga by'ukuri ngo baraga basenga basaba kugira ngo Imana ibabarire ibyaha byabo. Niyo bamaze kumenya ko bibabariwe, ngo basigaraga basengera n'imiryango yabo. Isashi bari bafite ibihamya binejeje yuko babariye ibyaha byabo. Mbese bimeze bita mu mitima yacu. Mbese muri iki gitabo Yesu bizinesi ye ni iyihe? Reka tuyirebe muri Matayo. Bavandimwe, nta yindi bizinesi Yesu Kristo yaje gukora hano kuri iyi si. Ntabwo yaje kubaka utubati cyangwa se kutubaza neza. Nubwo yari umubaji, ntabwo aricyo kintu yaje kwerekana gikomeye, ahubwo yaje kwerekana ko umunyabyaha byamugendekera kugira ngo amukiranutse. Haleluya. Kugira ngo iki? Kugira ngo amukiranutse. Muri Matayo igice cya mbere ku murongo 21 hano handitse ngo azabyara umuhungu. Azabyara iki? Azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Business Yesu Kristo ngo gukiza iki? Nuko izindi mpamvu zindi zakuzanye hano ni ukugira neza kw'Imana, ariko umenye ngo ikizakwinjiza muri Kristo ni ugukira icyaha. Cyakora dushobora kwinjiramo hano ariko tutarinjira muri Kristo. Nibyo birashoboka. Reka twirinde kwinjira muri Kristo. Amen. Twinjiremo muri Kristo Yesu, niho hari imigisha yose y'Imana. Amen. Muri Kristo Yesu niho hari ubugingo buhoraho. Muri Kristo Yesu niho hari ugukira. Muri Kristo Yesu niho hari ugutunga ibintu byose, kuko azabona gutunga isi nshya. Haleluya. Harimo kubaho by'iteka byose. None bavandimwe, reka tuve mu bwoba, reka tuve mu bindi zindi impamvu izo arizo zose, iz'umurage cyangwa se n'ibindi ibyo ari byo byose, bishyirwe ku ruhande. Ahubwo impamvu ibihingiye dusanga Yesu gukora umukiza w'ibyaha. Amen. Ahari biragoye kuvuga gutyo, ariko duhorana ibibazo, namwe murabizi. Duhora mu bibazo.
ibibazo duhoramo abize karindwi gasete kujyana ntibere mu buzima bwacu bwa buri muntu. nahoze numva bamwe bavuga ngo abatanze rya 10 0 abize karindwi 3 nibyo. ibyo bibazo tuzabibamo tuneshe. Serge, ibyo bibazo duhoramo buri munsi tukibaza tuvuga ngo urumva hari ukunesha muri rusange. ariko nagira ngo mbabwire ngo ibibazo duhorana ni imitego ya satani yaduteze natwe twiberamo, turisinzirira, tuririya ndetse twibereye aho ngaho. ariko reka mbabwire muri ubutumwa bwatoranijwe igitabo cya kabiri umuzingo wa kabiri ku ipaji ya 14-15 hari amagambo ahari nshaka ngo usomere wumve imitego satani yaduteze. imitego satani yagize gute? umunyamuhango bukonje cyangwa se ubwaka. na Yesu Kristo yarabitangaje, atangaza itorero ryitwa Laodikiya arabibwira ngo wibwira yuko uri umutunzi. wibwira yuko uri iki? wibwira yuko uri umutunzi kandi utunganiwe, nyamara utazi yuko uri umutindi wo kugira gute ndetse uri impumyi kandi wambaye iki? yandi magambo Yesu adufitiye imiti dukwiriye kugura. ariko satani nawe yaduteze imitego, yaduteye ikinya, arangije aturangiriza aho ngaho muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranije ku ipaji ya 15 icyigisho cyo hagati kuzuyeho hagati avuga ngo ubunyamihango bukonje cyangwa se ubwaka, gukurikiza imihango, gukurikiza ubwenge bw'isi, kwitegerezera by'ab'isi, ingengamikorere y'ab'isi bizagaragarira abantu ko ari imbaraga y'Imana. Sinzimba mubyumvisha. murabyumvisha? gukurikiza imihango, gukurikiza ubwenge bw'isi, kwigenzera by'ab'isi, ngo ingengamikorere y'ab'isi bizagaragara abantu ko ari iki? ari imbaraga y'Imana. nyamara ibyo byemewe biba ari ngombwa yo kubuza umucyo w'Imana uca mu miburo, gucyaha no gutanga inama. mbese turujyamo mu yandi magambo, hari ukuntu twasa naho tunonosora ibintu, twambaye neza, turirimba neza, dufite ibitabo, twubaka inyubako, dukora gahunda nyinshi, byasa naho mu by'ukuri ari ukubaha Imana. kandi ku ruhande rumwe hari igihe biba ari ukuri koko kuba ari ukubaha Imana. ariko satani hano hadutegera umutego ngo satani nabona ko Imana iha ubwoko bwayo umugisha kandi akabategurira kuvumbura ibinyoma bye, azakoresha imbaraga ze zikomeye kugira ngo ku ruhande rumwe azane ubwaka, icyo ni kimwe, naho ku rundi ruhande azane ubunyamuhango bukonje kugira ngo abashe gukoranya umusaruro w'abantu benshi. uruhande rumwe arazana ubwaka, ku rundi ruhande azana ubunyamuhango. hano rero ndagira ngo dutekereze neza. iyi satani imitego yaduteze mubona twebwe ari ubuhe ukurikije? cyangwa wowe ubona ari umutego yaguteze muri iyi ngiyi? ni uwuhe mutego yaguteze? buri kuwutekerezaho. ese ni ubunyamuhango bukonje? ese ni ubwaka? ese ni iki muri rusange? ese aho ku bunyamuhango bukonje tuzi icyo ari cyo? ese aho ku bwaka bwo tuzi icyo ari cyo? ariko reka tuvuga kuri iki ngiki nibura cyitwa se ubunyamuhango bukonje ho gake, kubera yuko twebwe nta n'ubunyamuhango dufite. buriya abafarisayo Yesu yabareze yuko bakurikiza imihango, bagasuzugura amategeko y'Imana, ariko bo babaga babirimo neza. bafataga amategeko bakayongeraho ayandi kandi bakagerageza kuyakurikiza, ndetse kugeza ubwo bibambaho ibintu runaka. ariko ndagira ngo dutekereze hano, ndetse umwanditsi hano ari gusobanura, yasobanuye uburyo twakabaye ibibazo twibaza tubibonera ibisubizo. nawe yabigezeho arabyandika, nawe yandika hano muri iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranije. hari ikibazo yabonye ku bantu bari bari icyo gihe, ndetse ahari natwe dushobora gusanga ari ibyo. icyigisho kivuga ngo guhamagarwa gusubira ku ibwirizo ryacu rya mbere. hari icyo kibazo twibaza ngo kuki duhamagara abantu barangiza tukongera tukababura, tukabatiza abantu twarangiza tukongera tukagira gute tukababura. ndetse
aratangaje ateye ubwoba aravuga ngo satani ihaye ngo iyo ngo atuma abantu babana mu buryo bw'uburyarya yavuze ko abacamo ibice ngo bakabana mu buryo bw'iki bw'uburyarya ariko ntabwo bukwiriye ahubwo twari dukwiye kuba dufite ibyiringiro tuzi uwo twizeye wari we. Muri abo baje rero hano amagambo bavuze ngo muri abo muri iki gitabo cy'ubutumwa paje ya 14 ngo mu murimo haje gahunda nshya y'ibintu, hari icyifuzo cyo gushaka kuba nk'andi matorero, bityo ukwiyoroshya no kwicisha bugufi ni ibisa n'ibitazwi rwose. Abagabo bakiri bato bashaka gukora ibintu bishya, bakazana ibitekerezo bishya ndetse na gahunda nshya zo gukora umurimo nguko mu gihe cye bari batangiye. Mbese uyu munsi wari bimeze bite? Ngo bamwe batangiza amateraniro y'ububyutse bifashishije uburyo bwo guhamagara abantu benshi bakinjira mu matorero. Ariko se iyo uko gutwarwa gushize, ni hehe wabona babandi bahindutse kwihana no kwatura ibyaha ntibikigaragara? Ntibikigira gute? Arabivuga ahari abantu tujya tuzana ntabwo baba bagize gute, ntibaba bihanye kandi ntibaba batuye ibyaha. Ahari niyo mpamvu baca mu muryango umwe bagasohokera mu umunyabyaha yemezwa kwizera Kristo ndetse no kumwemera hatitaye ku mibereho ya kera y'icyaha no kwigomeka. Ese kujya ntabwo babyitaweho, ntabwo umutima umeretse, ntibigeze bashenguka mu mitima. Abo basa n'abahindutse ntibigeze bava kuri rutare ariko Kristo Yesu. Basa n'abagize gute? N'abahindutse ariko batarahindutse. None bavandimwe, mureke twisuzumire kuri uyu munzani. Ese koko mu mitima yacu harimo gushaka guhinduka? Ese koko muri gahunda zacu harimo gushaka kuzana Yesu? Mbese nicyo cyifuzo dufise? Rero ndagira ngo tubyumve neza ibyanditswe mu isezerano rya kera ndetse n'irishya bitugaragariza inzira imwe rukumbi uyu murimo wagombye gukorwamo. Mwihane nibwo bwari ubutumwa nibwo bwari ubutumwa bwavugwaga na Yohana umubatiza ari mu butayu. Ubutumwa Kristo yabwiye abantu bwari ubwo nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Luka 13:5. None bavandimwe, twebwe ahari sinzi niba uko bimeze, natwe tutarakatiyemo ngo dushyiremo ikirenge nk'icyo abafarisayo. Icyakora niko nasomye mu butumwa bwatanzwe umugabane wa 3, aho nasomye ngo igihe ibyabaye na Polisi Minnesota ngo hari umwuka wa gifarisayo winjiye wadivaneze munsi wa kane. Umwuka wa gifarisayo. Niyo mpamvu abafarisayo banze Yesu. Hano baratubwira ngo kandi n'intumwa niko zakoraga, zabwiraga abantu ngo mugire gute? Mwihane. Yohana niko yakoze, Yesu niko yakoze. Ngo kandi n'intumwa zategetswe kubwiriza abantu bose kugira ngo abantu babashe kwihana. Umwami Imana, haleluya, yifuza ko abagaragu be muri iki gihe babwiriza inyigisho ya kera y'ubutumwa bwiza, kubabazwa n'icyaha, kwihana no kwatura. Haleluya. Kubabazwa n'icyaha, kwihana no kugira gute? Mbese babajwe n'icyaha, mbese waratuye, mbese no kwizera igitabo cya Kristo, ibyo bintu birahari. Muranyihanganira, umuvandimwe wanjye yarwaye kandi nanjye nuko, ariko twahisemo ko ari ngewe wari urwaye gakeya, nuko mbari ngewe nkomeze. Bisashi ubwo rero niyo bangamire ndumva ngira ngo ubutumwa buri gutambuka. Nibyo none bavandimwe, ikibazo cy'kwibazwa ahangaha ngo umwami Imana yifuza ko abagaragu muri iki gihe babwiriza inyigisho ya kera y'ubutumwa bwiza. Ubwo byari yariyo hari utudomo tubiri: kubabazwa n'icyaha. Ubutumwa bwiza cyari kubabazwa n'iki? Ndetse kwihana no kwatura. Ndetse ngo dukeneye ibibwiriza bya kera, imigenzereze ya kera, ndetse n'ababyeyi b'abagabo n'abagore ba kera bo mu Isiraheli. Umunyabyaha agomba kwitabwaho, agomba kugira gute? Ubuze aritabwaho nande? Tujya tubyara abantu ngo tumushinze runaka bikarangira uko bikagira ntawe utanga icyo adafite. Ahari amagambo akomeye ngo umunyabyaha agomba
nawe ataravutse byashoboka, yaba atazi no kubyara se akarera. Umunyabyaha agomba kwitabwaho ngo ndetse no kwihanganirwa mu buhati no gukira ubushishozi kugeza igihe azabonera ko yica amategeko y'Imana kandi azihana imbere y'Imana ndetse yizera umwami Yesu Kristo. Haleluya. Abisamu cyerekera gutyo yihane. None bavandimwe kandi inshuti zanjye duhuriye hano, ibibazo twibaza hano ni byinshi, ariko twebwe n'umunyamuhango ntabwo tubyigejejeho, ahubwo twitwa abatindi, niko Yesu atwita, ndetse abakene, ndetse n'impumyi. Ariko si bavandimwe, Yesu Kristo ntafite imiti n'igikiza. Nimusoma muri Yeremiya baravuze ngo mbese Galeyadi, none ahangaha ngo tubanditse nta muti uhari ukiza, nta muti uhari ko ndaradupfuye. Mana yumvishe imitima yacu icyo turi kureba ikibabaje Imana. Basohoka iki? Urusoro. Nitugaruka kuri kiriya gitekerezo turasanga Yesu mu muco we yari afite gahunda yo kuzinduka ku murongo wa mbere, ndetse akazindukira mu rusengero. Mu rurengero ruzima niho bavuze yuko igihe Yesu yararaga ijoro asenga aricyo cyamurangaga. Mbese abantu bahari barara basenga muri iri joro, basenga nibura ibibazo by'itorero. Ntabwo waba utazi kwisengera musengera itorero, nibyo? Ariko yararaga asenga asabira abanyabyaha. Ngo niwe dukwiriye kwigiraho. Musaza umwe wanditse igitabo aravuga ngo tumwigire. Yararaga se yigeze kubwira abigishwa arabwira ati ariko ubundi munaniwe kubana nanjye nibura isaha imwe. Ninde nibura uyifata imwe y'ijoro, iminota 10 se cyangwa 15. Simubwiye ngo umarike wibaze wisubitse wiha amanota kuri 5. Niko mu bubyutse batubwiye wiha amanota kuri 5. Yesu yitegereje Laodikiya ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukimwe. Amaze kwigisha abantu ibyo gusenga, iby'umupfakazi udafite umugabo. None bavandimwe kugira ngo twamenye iby'Imana, iby'umwuka byaza hatabayeho gusenga. Ariko se byashoboka bite? Yesu rero ahangaha tubona yuko ku murongo wa 3 hari abantu baje igihe yari yazindukiye kare mu rusengero, ngo igihe yabaga avuye kuri uwo musozi yahitaga amanuka agahita agera mu rusengero. Abantu bose bakaza bakicara, agatangira akagera gute akabigisha, ndetse atari n'ikibwiriza. Ntabwo tubwira icyo ari cyo hano muri Yohana 8. Ariko igihe yari arimo kwigisha, hari abandi bari barimo gucura imico, hari abandi bari bitwaje amabuye, hari abandi bari bazanye umuntu wasambanye, ariko bagaragazaga yuko ari umusambanyi. Nyamara ntawe ukora icyo gikorwa ari umwe, ahubwo bagikora ari babiri. Bishoboke ko aribo bari baharaye basambana nawe. Barangije bamuzana ari wenyine, bari bafite ibihamya bari barasomye. Abandi banditse munsi wa 7 bajya bishingikiriza ku bihamya. Usanga buri wese afite igihamya. Umuntu akakubwira ati oya n'ubundi gakora icyaha, ngo n'ubundi mwarashaka gukora icyiza, ariko ikibi kikanga kikagera gute kirikana. Hari ibihamya bitazagira inzitwazo, hari ibihamya bitazagira inzitwazo. Irababwiza ukuri. Ibi bihamya by'abayuda biri mu badivantiste. Twarasomye ngo Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye. Ibihamya bari babifite. Bigera kuri temperance abantu bakazana ibihamya, ariko zirazari inama ze. Byagera ku ngingo runaka abantu bakazana iki? Bakazana ibihamya. Niyo mpamvu Yesu abitabona abatu. Wibuke iby'umusore w'umutuzi bamubwiye ngo genda ukurikiza amategeko, baravuga ngo ibyo ngibyo narabyitondeye bihere. Ubu nazanye iki gitekerezo baravuga bati suriya aratubwira iki kuri kariya kiriya inshuro tukizire. Ariko ikibabaje Imana basohoka urusoro. Basohoka urusoro. Barangije kumuha ibihamya, Yesu arabihorera. Maze ibyo bashakaga kumukora ngo byari kugira ngo bamutege ibitego agwe mu cyaha, bahoraga bamucunga, bahoraga bamugenza. Iyo bajyaga mu materaniro ye bahoraga bagira gute bamugenza. Ubwo noneho bari baje bazanye amabuye, maze abamaze kumuha icyo gihamya babona nta kintu abashubije. Barahindukira barareba baravuga ati ibyo byose turamukocoye, turamurangije kuko nta kintu abashije kuvuga.
bararebana baravugana, iteraniro barirogoye, abantu bari biziye gusenga mu gitondo kare babarogoye, umugore bamuzanye mu maboko bagize gute bamutaye aho. Yesu nawe bamuhaye ibihamya, iteraniro ryahagaze, ibintu byakomeye, maze Yesu akomeje kubitegereza aho ngaho, yagira ikintu ababwira, yagira ikintu agira gute. Maze igihe bahindukiraga nawe hari icyo yakoze, yatangiye gufata urutoki yandika hasi. Haleluya. Agira gute? Arandika, atangira kwandika hasi n'urutoki. Uko yandika, maze nawe bari hirya ntibabireba. Ubu Yesu ahora yandika, akava ku isabato imwe akagera ku ya 52 yandika, ibyo umuntu bigahishuka ariko ntagire icyo akuramo, akabisubira nayo. Akagira byakozwe n'intumwa 13:27. Mbese bavandimwe, Imana yandika ite? Imana ko ishaka igakora. Mbese tubigenze gute? Yesu Kristo arahari kandi ni umukiza w'abanyabyaha. Niyo bizinesi inyura mu ndirimbo, niyo bizinesi Yesu Kristo inyura mu maturo, bizinesi Yesu Kristo inyura mu bibwiriza, bizinesi Yesu Kristo inyura muri buri gikorwa cyose, ni ugukiza umunyabyaha. Mbese wemeye kwitanga mu biganza bya Yesu umunyabyaha kugira ngo ukire, cyangwa ufite izindi mpamvu yakuzanye hano mu rusengero? Nta yindi mpamvu ikwiye kutujyana usibye iyo gucira ibyaha, kuko yitwa Yesu kuko akiza ibyaha. Haleluya. Mbese icyaha dusobanukiwe icyo ari cyo? Mbese ubu bwacyo turabuzi cyangwa dukomeza kugipyonyagiza nk'uko umuvandimwe yadusomeraga? 13:27. Reba imiterere yabo imwe, nubwo nta mwanya dufite, ariko hari isomo rivuga ngo byakozwe n'intumwa, kuko abatuye Yerusalemu n'abakuru babo batamenye uwo, batagize gute? Batamenye uwo, cyangwa amagambo y'ubuhanuzi asomwa ku masabato yose, nicyo cyatumye bamusohoza ubwo bamuciraga urubanza rwo gupfa. None bavandimwe, hari amasabato yose duterana, hari amagambo yose ahora avugwa, hari ibibwiriza bihora bibwirizwa, ndetse ni nako na kera byari bimeze mu bayuda n'abafarisayo, ndetse niko byari byifashe. Hakaba amagambo asomwa ariko ntiyumvikane, ntagire gute, maze birangije baramubamba. Bagira baramubamba. None turabaseka dute twebwe ari twe batindi? None bavandimwe, mwumve Yesu Kristo igihe bakomezaga kwandika hasi, maze ntibamenye ibyo ari byo, bakomeje bamubaza batari kwa bivuga iki. Arangije arahaguruka kuko batari babonye icyo akora. Uyu munsi none Yesu agenda yandika hasi ibyo abantu bigahishuka. Byandi magambo ijambo ry'Imana rivugwa Yesu bari kwandika, igihe ry'Imana birimo bitambuka Yesu bari kwandika, ahishura imitima, ayerekana uko ibiti biteye. Ariko hano niho yatangiye noneho aravuga ati, none bimeze bite? Muri mwebwe udafite icyaha abari gufata amutere mu, abari gufata ufata irya mbere bari barihazanye, maze udafite icyaha abari gufata amutere iki? Ariye twirwa duterana amabuye, bamwe ngo bakoze ibi, abandi ngo bakoze ibi, abandi ngo babikoze, ngo none se kuriya ngo yigize gute, ugasanga inzangano nyiza. Amabuye tugendana hano, amabuye tugira gute? Abantu babitwaje amabuye mu mifuka ya, ubundi bimeze bite? Babitwaje iki? Bitwaje barangije baravuga bati, umva Yesu arababwira tudafite icyaha bari gufatira mute? Uri mutere. Maze kuko ikibwiriza cya mbere batari bacyumvishe, yongera kwandika hasi ku murongo wa 8, yongera kwandikisha urutoki hano. Reka babwira, hari igihe umuntu batarumvishe igihe kinini, ariko Imana igatuma noneho ikamugendera kugira ngo ahari noneho ugutwi bukurubutuke, maze ikaba ari we yaziye. Uwasanga hari umuntu witeka yaziye hano uyu munsi, akaba ari we Satani mudutumye kugira ngo yumve kandi akire. Mu bantu bose impamvu zari zabazanye barakaze basubirayo, ariko hari utarakaze kandi utarasubiyeyo. Utarakaze utaragezeyo. Rero niho dusoma baratubwira ngo yongera kwandika hasi, noneho babyitaho kuko nta kintu yababwiye yanditse ibitego bari bamuteze. Ahari twaganiraho ariko nta mwanya dufite, kuko baravugaga bati, namutera amabuye turahita tumurega ku mategeko y'Abaromani, kandi atayamutera turavuga yuko yica amategeko ya Mose, bityo tumuboneho icyaha tujye kumuhamba. Ariko
ufite 80 hari ntacyo afite, ufite 60 ntacyo afite, ufite 20 ntacyo afite, 12 ntacyo afite, 10 ntacyo afite. Mbese hari uwakibura? Ariko se kuki bariya batakize bakabisubira nayo? Nuko Yesu atari yabihishuye. Bibiliya ivuga ngo ibyo bikora nko kwigorera. Sawuli 50 murongo 21. Ukiga ariko mpanyina, ariko byose nzabishyira ari maso uko bikurikirana. Mujye muri kaducishe bugufi Imana igishyize amaso yacu, twemere ibidukize. Haleluya. Twemere ugire gute ibidukize bavanye. Serge, naho undi nta yindi business yatuzanye hano. Hari business ya Yesu. Buriya turazikora ariko nta yindi yazanye. Muyitegereza mukayibona muzayibwire. Isashi arangije arabibereka ibyabo. Reka mubwire buriya Bibiliya twemeza yuko turi abahanya, turi abatindi, turi abanyabyaha. Bibiliya ivuga ngo bose bakoze ibyaha. Bibiliya ivuga ngo wabyawe n'umugore ngo ameze nk'inyo. Muri Yobu 20:5. Bibiliya ivuga ngo uhere ngo ugitenge mu bw'ikirenge ukagera mu gitwariro nta hazima. Bibiliya twemeza umunyacyaha uzabyanga ntazakira. Ndetse Bibiliya itubwira ko twavutse dutandukanijwe n'Imana. Bibiliya dusobanurira kuri buri ngingo yose ngo no mwiza muri bamaze nk'igitobo. Bibiliya ikatubwira muri Isaya 55:20 ikatubwira ngo umunyabyaha ameze nk'inyenzi zikuka. Iyo ari mu bateranira atuje ubugira ngo nta kibazo kigize gute gihari, ariko iyo haje umuyaga ibyo biravunduka. Bigira umunyabyaha rero niko ateye, niko duteye, niko twavutse mu maraso ya Adamu, ariko dukeneye andi maraso. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dukeneye iki? Ababwira ikibazo gihari kiri mu maraso, ariko n'igisubizo gihari kiri mu maraso. Dukeneye amaraso. Haleluya. Bavandimwe, turimo tugenda dusatira ahantu runaka dusurikira. Yesu ateze ibiganza. Amen. Kandi yiteguye kwakira umunyabyaha wari wese umusa, ndetse ngo n'abamushungera nabo ntabanga. Ururenge nibwo yavuze ngo nabo ntagira gute, ategereza bicu yaravuga yarabavuze basohoka urusorongo bigendera. Abasabanyi bakabisubizayo, abasabanyi bakabisubizayo, ababeshyi bakabisubizayo, abica isabato, abarozi bakata, abandi bose bakata, basubirayo ku isabato ya mbere bagasubirayo, isabato ya gatatu bagasubirayo, isabato ya kane bagasubirayo. Kuko nawe waje afite iyo gahunda mu mutima, uje afite iyo gahunda niyo wenyine utahakize. Isashi niyo wenyine utahakize gute? Niwe utahakize. Nawe ni undebere uyu witwa Mariya, yari yarasenze inshuro nyinshi ariko ngo acike buriya mu kiriya cyago ngo byaramunaniye. Amateka ya Mariya yazigundusha, ariko kiriya gihe yafatiwe mu byago n'amakuba, yabonaga urupfu rumugeze hejuru, yabonaga gupfa bigize gute bimugeze hejuru. Ndetse icyamukijije ngo nuko yitegereje kuri iriya nyandiko Yesu yandikaga hariya muri kiriya gihe, ngo igihe yitegereza ko kuri iriya nyandiko ngo nawe yibonye nk'ibye, ngo ntabwo yaba yagitinya rwa rupfu yaragiye gupfa rw'amabuye, ngo ahubwo yarasigaye atinya urwo yaragiye gupfa rw'ibyaha bye. Maze Mariya ngo ahinduka ukundi mu mutima we, maze aravuga ati yewe we noneho mpfiriye rimwe. Maze muri ibyo byago n'amakuba yafatiwemo, reka mubwire Imana ihamagara kwisha, ariko ntihamagarira bwa nyuma mu byago n'iki n'amakuba. Buriya reka mubwire kugira ngo twinjire muri aka gakiza tugomba kubisobanukirwa neza, kugira ngo tuve mu bw'icyaha tujye mu bukiranutsi. Ntabwo ari ibintu bitugwirira, ni ibintu tugomba kumenya tukabaza tukabishyiramo ubushake, tukabyumva tukabyinjiramo. Bavandimwe kandi inshuti zanjye duhurire hano kuri iyi sabato ya 28, isabato isatira gusoza umwaka. Mariya igihe yari yarasengewe na Yesu, wibuke ko ariwe mu mushiki wa Lazaro ndetse na mukuru we yari Marita, ngo ariko igihe yabaga bari mu materaniro, igihe cyose yabaga agiye hitwa Magadara gusambana, wari afite abadayimoni barirwa gutera ubusambanyi. Abo ngabo bonyine ubwabo bari bamuzuye. Mbese wisuzumye wowe icyaha kikudomina cyangwa se cyakibasiye umutima wawe kikaba cyarawujujubije ni iki?
ariko Yesu yaramukijije izina ry'Imana yakuye icyubahiro. Nubwo hari abasohoka hari n'abakira. Mbese turemera tube mu bakira? Amen. Turemera tube mu bakira? Mureke twemere uko turi kandi Yesu yadusezeraniye kuduha imiti. Amen. Byasomo twasomye ariko reka muri Yesaya igice cya 3 ku murongo by'umwihariko wa kangahe wa 24. Reka ndivuge nihute kuko imyanzuro iragendanye. Ni watanze ifeza ngo ngure ibihumura neza. Ese turi kujyana? Ni watanze ifeza ngo ngure igisa gute? Ni watanze ifeza ngo ngure ibihumura neza. Ni watanze izahabu. Nta kintu na kimwe umuntu yatanga ngo abashe gukiza ubugingo bwe. Aho icyo twakoze cyari kimwe. Ubwo hano ku Bibiliya itubwira Yesu niwe wivugiye amagambo, Uwiteka niwe wavuze amagambo. Yesu 3:24 aravuga ngo ni watanze ifeza ngo ngure ibihumura neza, kandi ni wamagije ibinure by'ibitambo byawe, ahubwo wangoreye ibyaha byawe, wakurishije ibicumuro byawe. Mu yandi magambo, ubusambanyi bwawe bwari bupakiye mu mubiri wa Yesu, byari mu byavunaga Yesu Kristo. Bibiliya tubwira mu rwanda rwa Petero igice cya 24 ubwo yikoreye ibyaha byacu arangije bambarwa ku giti. Mu yandi magambo, ibyaha byacu buhereye byisanisha n'umuntu byamugiye ku mubiri, bikagenda bimuvuna, bikagenda bimubabaza, ariko remera byikorera. Rero nta zahabu twatanga, nta feza twatanga, nta kindi kintu icyo ari cyo cyose twatanga. Icyo twakoze ni kimwe, twamuvunishije ibicumuro byacu. Intimba zacu nizo yikoreye, igihano kiduhesha amahoro niwe cyagiyeho. Mu yandi magambo rero icyo dufite ni ukureba Yesu Kristo i Karuvali. Amen. Kuko icyo yadukoreye ni igikomeye cyane. Yari igihano twari guhanwa, none bavandimwe kuri uyu munsi aratanga isezerano akavuga ngo ubwanjye n'igihanagura ibicumuro byawe, akubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byose sinzabyibuka ukundi. Ariko hepfo aravuga ngo nyibutsa tuburane, shinga urubanza rwawe kugira ngo utsindishirizwe. Shinga urubanza rwawe kugira ngo ugire gute? Kugira ngo unatsindishirizwe bamusaba gushinga urubanza, akarushinga hagati ye n'Imana, maze akabona gutsindishirizwa. Rero biradusaba kugira ngo gutsindishirizwa ni ukugirwa umwere, ni uguhabwa imbabazi. Biradusaba gushinga urubanza. Yesu rero araturega icyaha gikomeye, yuko ibyaha byacu aribyo byamuvunye, nibyo byamuturikije umutima, nibyo byamusandaje, nibyo byatumye tubagurwa mu birenge, atabagurwa mu biganza, atabagurwa mu gahanga, atabagurwa ahantu hose kubw'ibyaha byacu. Mbese kavukire yawe n'iyanjye ko ariyo yatumye aturika umutima. Mbese ibyaha nk'urutonde uko bishyurwa n'amategeko ko ariyo byatumye turika umutima. Mbese ibicumuro ibyo tutazi ko ari ibyaha aribyo byamuturikije umutima. Ese urwo rubanza turarwikuraho rute? Natwe aradusezerera ku bwanjye n'igihanagura ibicumuro byawe. Murakubarira kuba Yesu yiteguye kubabarira umuntu wese uza amushanga. Yatanze isezerano ngo mwese abarushe bari muze musanga aragira gute? Mbese wasanze Yesu gukire, wigeze wemera ibyaha byawe ubabarirwe, kandi wigeze wicisha bugufi kugira ngo ugende urugendo rwo kunesha ibyaha? Turahamagarwa kubabarirwa bwa mbere, kandi turahamagarwa kuneshereza mu bugingo. Amen. None rero turimo dusatira umusozo, umuntu wese amenye mw'idozi ye ituri ku gahanga. Twavunishije ibyaha Imana yacu, twayishenjaguye umutima. Ntabwo yashenjaguye umutima na za nkoni bamukubise, ntabwo yashenjaguye umutima na ya mibyimba bari bamuteje, ntabwo yashenjaguye umutima na bya byo byari byavuyemo, ahubwo yashenjaguye umutima n'uburemere bw'ibyaha. Ibiro by'ibyaha nibyo byamushenjaguye iki? Umutima. Ariko Imana ishinzwe gukoresha umutima, maze natwe tugakurwa kuri uwo musaraba, maze natwe tugakurwa kuri iyo nkoni. Mbese biraba ibyawe n'ubyakira, mbese urabyemera kugira ngo ubyakire kuri aya manywa. Uwiteka aguhire, Uwiteka agukomeze, Uwiteka aguhe gutekereza neza muri aya masaha kugira ngo ubyemere kandi ubyakire. Twerekeje ku musozo, isomo risoje ni iri ngiri, Amaganya Yeremiya 3, Amaganya Yeremiya kangahe? 3:40. Turahamagarwa gutekereza kuri ibi bintu neza. Uko utekereza bwa mbere kuko ibizirezi ya Yesu umukiza w'icyaha. Haleluya. Ugatekereza neza, ndetse warangiza gutekereza kuri Yesu Kristo, ugatekereza ku bunyacyaha bwawe, warangiza gutekereza ugatekereza ukuntu wamusanga n'ukuntu wakira
wakira n'utagira igihe cyo kubitekereza ibindi uzatekereza byose nta kintu bizakumarira. Mureke dutekereze neza. Yesu ashimwe. Tugire gute? Tekereze neza. Magana 3:40 haranditse ngo dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone kugarukira Uwiteka. Haleluya. Tubone kugarukira iki? Mu yandi magambo, tekereza ku cyaha kirimo kikurega, utekereze ku bintu waba warakoze, ndetse witegure, ndetse bigutere kumva. Nushaka ufate ijoro ryose ubitekerezaho, nushaka ufate urupapuro ubyandike, ibi kukurega mu mutima utangire ubitekerezeho, nurangiza utangire kubibaza Imana ngo nakira gute. Yesu ashimwe. Uburyo bw'indirimbo yatubwiye ngo mbese nanditsweho, aribaza ikibazo ati mbese ngize gute? Nanditsweho. Arangira avuga ati ibyaha byanjye birutumuze. Ku gitero cya kabiri yibaza ngo nanditsweho, Imana yamweretse ibyaha. Imana imwishyurira icyatuma atanditsweho. Arangije ku gitero cya kabiri aho ngaho arangira ngo ariko wadusezerane yuko uzabyeza rwose. Haleluya. Kuzagira gute? Nawe rero tekereza ku nzira zawe uzigenzure, uzitekereze neza. Hano biriya tugira ngo tubone kugarukira Uwiteka. Amen. Ngo ni ibintu iki waba warakoze bigutera kukumva udatuza mu mutima, ndetse mu mutima wawe ibyaha bigushinja ni ibihe? Wumva mu kuri utazi ko umunyabyaha kuko bwa kabiri. Bitekereze neza. Wumva mu kuri ibyaha biri kukuzamukamo ari ibihe? Bitekereze neza. Ngo tekereza kimwe kimwe, cyangwa se ushake naho ubyandika, maze urangize ubone ukuntu byakojeje Imana isoni. Uko byakojeje Imana iki? Byatumye yambara ubusa, bituma imera gutyo, bituma igenda yambaye ubusa mu karubanda, ndetse yikorera umusaraba w'isoni. Rero tubitekereze neza. Kuko dutekereze imitima yacu ku Mana iri mu ijuru, tuyitegereze n'amaboko yacu, tuyitegere amaboko yacu. Twaracumuye kandi turagoma, nawe ntiwatubarira ngo watumijagiyeho uburakari bwawe. Uwiteka, bavandimwe twese twarize gute? Twabaye natane, ariko umwe wese igihe agarutse akabimenya neza, Uwiteka amugirira neza, ndetse ava mu mubabare w'ababaza Imana, kandi amenya icyamuzanye, akaba amutegereje neza. Haleluya. Akaba amugize gute? None Uwiteka abahire kandi abahe gutekereza ku gitambo cyanjye cy'ijuru, abahe kwitekerezaho mu buryo bw'umunyacyaha, abahe gusaba imbabazi z'ibyaha, kuko Yesu Kristo n'abamushungera ntabwo abanga, atekereza abicuza gusa. Reka Uwiteka duhane umugisha mu gihe twerekeje muri iyo gahunda. Umwe wese ubigambiriye abitekerezaho kandi abishyira mu bikorwa, ndetse ajye yibaza, agire igihe cy'ituze, agire igihe cy'ibyiringiro, agire igihe cyo kwinginga Imana mu mutima we, kandi ntizigere imuhana. Kandi nashyiraho ibihe, Uwiteka azamwereka ko bari kumwe. Ntabwo azabaho udafite ibyiringiro, ntabwo azaba ari muri ba bandi 19, ahubwo azaba ari muri wa wundi umwe, kuko azaba azi neza ko yanditswemo, kandi azaba azi neza yuko nta kibazo afitanye n'Imana. Haleluya. Bavandimwe, turatinyuka tukagenda kubera yuko tuzi yuko tubikunda nayo dukunda. Uwiteka atugirire neza ko aya manywa nibyo dukuje kuzana. Reka duhobe amaso. Naho ubundi randevu, umuntu wamushaka yamusanga, kandi umusanga mu mutima no mu mwanya yiteguye kumwakira. Data wa rero n'ijuru turagushimiye, uragukinira. Reka tugushimire wikoreye kwikorera ibyaha byacu, kandi tugushimire ko atanze isezerano yuko ubabarira ibyaha, ariko tugiye gushimira urubanza. Ni ugutekereza ku kibazo cy'icyaha no gutekereza ku maraso y'Umwami Karuvali. Reka usabe abagize itorero, abakuru n'abatoya, kugira ngo twese tubitekerezeho neza, kandi tubone kukugarukira mu izina rya Yesu. twese duhagaze aya magambo meza twatondetse n'indirimbo 99